ubu koko ikibazo mfite muri no minsi ni igiki koko ndabona umugabo cyo akabaragiye twahana gahunda kuri telefone akamamagara ati nsanga nkagenda nimejeje neza nagira ngo asanga telefone ayikuyeho nagera mu rugo akongera akambwira ati banguka tubonane telefone yari zimwe nagera ikabakompoza uwo duhanye gahunda nagerayo akambya ngo niyambure namara kwiyambura akambya ngo ambara ubu ikibazo mfite ni ikihe koko ubu umva cyakora umuntu nabonanye nayo muri no minsi yari amagiye cyetseho mu pasiteri akansengera agakora hano hose akagira gute umva akankuraho imyaka ufite imikoshi ndayifite ariko ye pasiteri ndasenga Rahudia Yesu ashimwe ahimbazwe uvuga ngo ahimbazwe wangize amahirwe ndakubanye we amen ubu reka nkubwire ikibazo mfite n'agahinda n'umubabaro mfite kugeza kuri iyi saha y'uyu munsi nzi ko ndi mwiza pe nzi ko nta n'ikibazo mfite ibintu byose ndabyujuje ibyangombwa byose ikintu cyerekeranye n'iki cyerekeranye ku gitsina kobwa ndagifite ariko ndabonana n'umugabo nashaka n'undi akabaragiye ndavuga ati aho kuza abana nabo mu nzu reka mbihorere noneho ngenda kuri gahunda dukemana ibibazo bakamamagara reka data telefone ikabakompoze ngezeyo akarimo twicarana mbwate fata akantu kamakwicarana akagenda nk'umurabyo handi bakansarana ngo nishyure icecekere twe twabibonye mu buryo bw'umwuka ngenda gusengera ndaguhamagarira abagabo barajya bakurwaniraho urumva barakurwaniraho nk'uko abantu bajya mu isoko barajya bazi wawe bazane rero reka nkubwire ufite ituro ndarifite ntabwo nsengera umuntu adafite amaturo ndarifite ngendana yego ngo manza mutanga icya 10 mpereza hano urebe nyine mfite iryo ngendana umwaka ndawubona hehe manza uzana amaturo kandi ituro ngendana naryo ndifite ya ituro ngendana naryo ntabwo njya ndisiga ngendana naryo reka nkubwire rero njyawe nkeneye amafaranga icya 10 Imana yavuze ntabwo ari icya 10 cyo hagati y'amaguru gutaha ngaha harimo umwaka ndawukuramo kugira ngo ukuremo rero niba nta toro n'iri telefone napfa kuyigira igure ibihumbi 10 kajyana nyine nakaguze 10 kugira ngo nanjye umwaka umveho nanjye ngira amahirwe nk'ay'abandi wayijyana cyangwa nkaguha n'aka gapira wagaha umugore wawe n'ijipo ndayikuramo ngo iki hindukira turebe ndabikura dore umwaka ukora aya mabuno ngaha hazana umwaka aha arimo se ko harimo umwaka nuremo se njyamo bikuramo vuga uti nanze umwaka ndakura bunye kwikuramo oya uyikura vuga uti nanze umwaka ariko reka turebe vuga uti nanze umwaka ubu mwaka urimo uragenda ndashaka abagabo kugira ngo nanjye ngire umugisha rero wa mupasiteri ujye ubeshya abantu uri kuvana umwaka mu kibuno uri kuvana umwaka mu muntu uri kumuvana hehe ariko noneho ndumiwe cyore niko madamu we na pasiteri muri gupanga ibiki reka rero mubwire oya pasiteri turabazi mwamaze ingo z'abandi utanya gukora mu kibuno ngo wanze umwaka uba mu kibuno arafite umwaka oya uretse gatoya uretse numva umwaka usa urahumvana amahangaha umwaka uri kuvana amaha umwaka usa ni ikintu kimurimo yego mana nyagasani in the name of Jesus Christ najye mureka kubeshya abantu ariko ubu n'umwaka urawuvura uri imana se wahetse nkakubwira uyu ngo yafite umwaka uri hehe umwaka rero uri mahanga wowe umubitsemo se hari ukuntu umuntu ahura n'abagabo benshi wowe umubitsemo se dore uyu nawe ureba bya biraya reba pasiteri nari guteza wa mugore bintu kumuhamagarira hagarara hano ndaze ngusengera umusengera ibiki dore rero uyu ni umugabo wawe none ngasenga tubyumve kagira inkuru ariko buriya nawe ndabona ufite ikibazo hari ikibazo cyagaga kukubaho kagira inkuru hagarara gutyo urebe aha ngaha nta kibazo aha ngaha ibi ni ibigezweho Yesu Kristo ibi ni ibigezweho ubibonye utase ubundi ko nzi ko ari ikanzu yanjye ari pasiteri ko ndeba ari ururaya ni ikiraya ntabwo ndindaye uriyo ntabwo ndindaye ndebera umugore wanjye aya maguru utangiye kuza nanjye kunkuramo umwaka use njye nta mwaka mfite ndasengeye pasiteri ndeba umugore wanjye arasengeye ahantu hose ndeba uranambuza iki urasengeye ndasengeye navukanye amahirwe ngende nyiramahirwe kanza nkubwire umbwire iya buri nyiramahirwe egera hirya pastor utaza kunkora ngo urankora mu mwaka egera hirya
utaza ahubwo kunkora ndagukozaho ijambo ry'Imana ijambo riri mu ntoki zawe riri muri uba njye wagira ngo uri kunkuramo ibindi ukabyishyira oya ndabigukuramo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ugumana imyaku yawe manzi urebe uyu mugabo wawe ugenda wihumuriza nkaho ari intuzi mbasha ndamuhumurira rero aramumurira ku buriri hari uko bigenda ku buriri hari uko bigenda wahageze ute nahageze twe tubireba mu urimo urabesha umugore w'abandi kandi niyo yigagiranire n'uyu mudamu uyu mudamu nawe uyu mugabo si muzima ni muzima ni umugabo sabaye umugabo wanjye sabaye abaye cyo uba urapinga urasuzugura n'abagabo niyo mpamvu abuze n'umugabo uyu mugabo ntago yigeza ko uyu mugore nako uyu mugabo uzi ibipanga afite kuko bashaka birongora neza bakarongora agenda nyene bipanga ugatahira kurongorwa gusa se udatera n'imbere madame sheri nagazi ko nagikubita nka kinyeganyeza uyu nguyu yimura n'ikiyaga yego nyagasani kubita gutya nagukubita gutya nka kunyeganyeza ciki jena mucikaje uretse kuvuga byinshi umva macikiciki ngo nawe nicyamukunde ukunda kurongorwa none se uramushaka oya mugutizije ari ntabwo namwemera ntabwo namwemera nta nubwo yanakwemera abe mutoya abe umwana nta nubwo nawe nta n'isuku ufite umugabo yashaka isuku mva ukuntu muhumura aranuka mana mva ukuntu muhumura biriya bipanofu ugenda ukisiga ugendana n'abadayimoni ugenda n'abadayimoni wakarabye ubundi abagore baba bagendana n'abadayimoni sheri afite ifuke no mu kwahwa umva uranutse umugabo ntabwo muka n'agasamu pasa waruhiye ubusa ariko se reka manze nkubwire urumva ijambo ry'Imana nakoze ritakoze agaciro yakoze ndumva nawe none se wambwiraga ngo buri mugabo wese ukugeze hariruka none yaryohe none hese yavuze ngo yakora ngo yagira gutya namukubita gutya wacigiti oya bakubita mu mwanda se harimo umwanda harimo icyuka kibi ntabwo yoga ariko sheri ibyuka wita wazi ndamwongorera nubwo kinuka ariko wagerageza ntanagerageza ngashyiramo nawe ugira indaya ntabwo ujya unyurwa uhisubana n'amabonetse ushikarara ayaga gifite amabuno meza kirayakurusha aruta yanjye se nuko ari mu ikanzu uretse nzambara najya akamfasha sha nyamara arayakurusha nuko utabizi ngaho uramushatse muguhe ngo yagukunda nta kibazo oya ntabwo namwemera ntabwo namwemera nabe meza amafaranga tugenda urumva rero ibyo nakubwiraga ni ibingibi buriya Bibiliya avuga ngo ntimugahinyura ibihanurwa urabona ko nakubwiye ko umwaka wawe uraha igihe nakozagamo umwaka umukuyemo koko urabona ko umwaka wavuyemo igisigaye ni impumuro mbi kwari ukutoga none rero uko akubwiye ko ugiye koga jya koga ubundi abagabo baraza bagukura ikintu nemera cyo kumvuye ni uko nta muntu wamvugishaga nta kintu reba n'uyu musaza yahise atakaramo kandi uyu musaza ni inararibonye njyewe reka nkwereke muzaranakubita icyumvirizo do reka mundebere n'abandi bantu bahari ufite icyumvirizo mu gutwi wumvira mu matwi cyangwa guhushuneho agwa karakanye mushuneho mushunisheho unamushuneho unamushunaho ushaka gushunaho indaya nzibona kari shaje nabi nawe ukwiriye gusengera nawe ukwiriye gusengera ugakorwamo umwuka w'uburaya mu izina rya Yesu pastor tumusengere n'umugabo ufite icya 10 se nzagishaka nagwa na telefone buyemereze oya waretse banze umusengere nongera ko nadari guhunahuna iki gisazo ni indaya nakibonye kare wagisazo banze uri ni indaya nawunyuze indayo cyane nk'igifeti ni indaya rwose twiriwe tukibona ako nyiraburyohe nawe indaya y'umugore yishaje icuruza ubugori y'umugabo ikora ugukozeho uzikocisha akaboko inyuma akamukoraho do ariko sheri nta nubwo iryo kosa narikora sheri aba mbesera umva iryo zina ariko umva iryo zina imyaku nakomeje kumva muvuga mufite imyaku yo kugira indaya zishaje indaya ishaje pe ndebera indaya y'umusaza muze tugushakire se harya si umugabo wawe ye akantu k'agashoro ryo gucuruza ubugoro kariko indaya zimera umugabo wanjye ariko w'indaya namwiboneye uzageze mu bagore b'amabuna agasaba ndebera kugira ngo muri ibi bikorwa n'isezerano ngiye wumva yakwiyegereza cyane ugenda ujye no kwandurura usase n'igitanda ndaje kamuvuga na pasteur bugumye hano gato manze gusengere umwuka wo guhana gusengere gushurashura ntabwo mbishaka oya urimo urahura abashaka kukurya telefone urimo urahura oya ntabwo mbishaka ntabwo nyimuha pastor tugize bakusenga
buriya uriya mugabo nyamusengera ute kandira Uriya umugabo ndamusengera. utera umwuka agashaka kugishyiraho n'umunwa agashaka gutakazamo amazuru uriya ndamusengera mpereye ku mashuka muraramo mpereye ku urashaka kujya no mu buriri bwacu mpereye ku buriri muraramo Yego. yego uriya nkamusengera Yego, nibyo Pastor. nakubwiye ngo iyo ushaka ikibazo umuzi w'ikibazo uramanza ukareba uwo muzi ahantu uri uwo muzi uri ukawukuramo mu gitanda cyacu uwo muzi uri mu gitanda cyanyu ukaba mu pasiteri ashobora kuba yerekwa akanerekwa n'ibyo ureba iby'imbere y'amajipo akana n'ibyo mu buriri se niba uriya musaza ko ari we wari uhagaze hano agira gutya reka mbabwire ikintu nabonye kuri pasiteri nawe ni indaya ubona ukuntu ajya kuri uriya ngo ari kumusengera agira gutya amabona imyakungiri none n'imbere ikindi twabonye avuga ngo nawe ufite kandi na ikibazo paso ntiyagaragaraga uri indaya wa mupasiteri wa pasiteri ba kera uri indaya pasiteri ashobora kuba yerekwa mu majipo ariko twebwe turerekwa tukerekwa kubera ko bwasengera twerekwa n'umuhungu n'imana sengera n'abagabo nsengera Uyu- nyeretsweho iki uyu muhungu nawe afite ikibazo ubukene bwabaye karande bwo mu miryango mu izina rya yesu Eh. ni umutindi Ni nabonaga ari umutindi. umusore w'umusirimu Ya, 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 ya. yewe Ni ukumubona agenda kubona ahagaze yarashize ese pastor ko ndeba nawe agakweto kagusazeho kahengamye wowe kuki utisengera ngo ugure inkweto nshyashya yesu ntabwo yakuriye mu ikanzu imwe reka da Reka niyo niko- uvura mu rukweto rumwe ijambo ry'imana buriya ntaho rihuriye n'ubukire ubukire burashakwa kuki ugenza amaguru kuki imana itaguha imodoka biri hafi kandi usenga ngo mumanze mushakashake ubwami natwe bw'imana turasenga ijambo ry'imana riturimo mu izina rya yesu ahubwo niwe tujya gusengera ahubwo tujya kugusengera mu izina rya yesu mwami mwana yo mu ijuru utabara uno mupasiteri uri kutubeshabesha muvaneho ino myaka yose afite yo kwirirwa abesha abantu mu izina rya yesu Ehe. ndasengera inzu nsengera na cya gisasa aho urugabo rwawe rurashaje Oya. nubwo ari umusaza ariko ndamukunda suba abana bawe sindaya nawe oya reba sire ikindi kandi nawe arashaje amaherena none se mwebwe Erega murimo isi murabona isoko. murabonamo nk'aka kara gafite za karande karande zo mu akarande ngaho zawe ureba ukuntu pasiteri kwifata karande zo mu miryango napfukamye reka gusengera Reba, reba. ubyemera ubana na karande yo kumenya uburaya reba ngaho reba urabona ibyo nakubwiraga twe dufite imbaraga imbaraga zive reba reba ukuntu gakanura nk'urujanga ameze nk'umuntu urimo abadayimoni none se nawe niba usenga nibyo abazi b'imana ahantu bari umwana ari ukumubona gutya ngaho reba ukuntu akanura murabona ahumbya bamusengera oya bimuvemo dore we ego musengera bimuvemo byamugagaje byamugagaje yewe nibyo nkubwira rero ubu ndatangira mukoraho mvuge ngo mu izina rya yesu haguruka mu izina rya yesu haguruka mu izina rya yesu mwabibonye ahubwo wishe umwana w'abantu haguruka mu izina rya yesu turategetse haguruka mwabibonye imbaraga z'imana rero arakize we arakize ego yari ibiganza byawe harimo imyuka mibi reka da ibiganza byawe harimo iki ahubwo nawe hariya mu cyumba reka mubwire mu cyumba mu mashuka niba ushaka ko umugabo wawe yeguka hamagara pasiteri pasiteri nyiyeguka duhe nimero yawe ni 078 50 60 12 sawa sawa